mwiyemeje kugenda ngaho mureke tugere. Ndashaka kumenya ko turi kumwe ari uko muzamuye buri wese ikiganza. Cyo genda menya ngo turi kumwe noneho tugiye kujyana. Nkigera hano mu Rwanda hari ibintu mu minsi ishize ntari nsobanukiwe birangora cyane birimo inyungu. Kimwe nuko numvise umuntu avuga ngo kanda akanyenyeri. Ngaho mukanda utunyenyeri turebe. Ariko mukande munyohererezaho. Umuntu aravuga ngo kanda akanyenyeri, umuntu wese akumva icyo bivuze. Yaba umukecuru, umwana mutoya ushoboye gusobanukirwa. Ubu mwese iyo umuntu avuze ngo kanda akanyenyeri muhita mwumva iki? Muhita mwumva icyo avuze mukamenya ko ari amafaranga agiye kuvugaho. Ibyo biratwereka aho isi igeze, aho ushobora gukora imirimo udakoresheje amafaranga afatika ya cash, ahubwo ugakoresha ikoranabuhanga. Mwese mufite telefone, ibyo nibyo tugiye kurebera hamwe. Uwo muvuduko w'ikoranabuhanga muri iyi minsi y'imperuka twebwe twawukoresha dute ngo tugurukane ubutumwa bwiza? Nicyo cyigisho cya nyuma ya saa sita cyangwa se cyo muri uyu mugoroba dutangiye. Ariko turanakomoza ku cyitwa imbuga nkoranyambaga. Reba mugenzi wawe mubwire ngo imbuga nkoranyambaga. Murakoze cyane. Imbuga nkoranyambaga nazo turaza kuzigarukaho. Kandi uko byihuta nta muntu wagusobanurira ngo imbuga nkoranyambaga ni iki. Nanjye sinshaka kuzisobanura. Ni kimwe nuko utasobanura ngo ubuzima ni iki, ngo umuntu ahumeka ate. Ibyo ntawe ukibibaza kubera umuvuduko ikoranabuhanga rifite. Twese twabishaka tutabishaka turi muri iyo nkubi y'ikoranabuhanga, turi muri iyo nkubi y'imbuga nkoranyambaga. Kandi ntabwo tubamo kubigaragara gusa, ahubwo n'ibitekerezo n'ubwenge nimwo biri. Tubumbiwe hamwe mu cyo umuntu ashobora kwita connection. Iyo hari amashanyarazi, hakaba internet, hakaba telefone cyangwa ikindi kintu cyose wakoresha, uhita winjira mu isi y'umuvuduko w'ikoranabuhanga. Ntabwo imbuga nkoranyambaga twazivuga ngo tuzirangize, ariko reka twivugire nkeya gusa. Nk'urwitwa Facebook. Facebook murayizi? Facebook ni aho abantu basangirira amakuru igahuza amafoto n'imyandiko. Hari yitwa Twitter abayobozi bakunda gukoresha, yo yohereza ubutumwa bugufi gusa, ubundi ntabwo yo yaremewe amafoto, ahubwo yaremewe ubutumwa bugufi. Hari yitwa YouTube. YouTube yo murumva ko ni video abantu bagenda bashiraho. Hari yitwa Instagram, kandi kuvugizo muzi mwese. Instagram yo ni y'amafoto gusa ubundi. Ariko hari kandi kadufasha cyane ku matelefone twese kitwa WhatsApp. Ngo kitwa ngo iki? WhatsApp. Ntabwo rero dufite n'ikinyarwanda cya WhatsApp, oya. Ahubwo tubyumva dutyo gusa, icyakora twabikoraho tukabona biragenda. Ntabwo ukeneye kuba wararangije ufite impamyabumenyi muri fizike ngo maze umenye akamaro k'amashanyarazi, ahubwo urayacana bigakunda ukayishimira. Ni nako n'izi mbuga nkoranyambaga zimeze. Ariko mu gitabo cya Daniel igice cya 12 umurongo wa 4 twibuke ko ari ubuhanuzi. Daniel we yabivugaga icyo gihe, aravuga ngo ubwenge buzagenza bute? Ubwenge buziyongera, buzaba bwinshi. Iyo bavuze ubwenge cyangwa ubumenyi, nibyo mu zindi ndimi bita science. Nicyo Daniel yavugaga. Ariko yanavugaga n'ikoranabuhanga,
kandi byose muri iyi minsi biragenda byiyongera. Mu 1962 umwarimu muri kaminuza yo muri Canada witwa Mark Luhan yari yarize iby'imbuga nkoranyambaga zitaranaba, maze arahanura ngo isi igiye kuba umudugudu mutoya, aho abantu bose bazaba baziranye, nta kintu na kimwe ushobora guhisha. Babaze, mbese isi yamaze kuba umudugudu mutoya? Ubihakana n'akazi ke. Isi ni umudugudu mutoya. Kuri izo mbuga nkoranyambaga rero twese turahisanga. N'abashatse kuvuga ngo ntabwo tujyayo bagera aho bakisangayo. N'abavuga ngo twebwe ntazo twakoresha, uwavuga ubu ati nta mafaranga ya kashe twakira, kandi hari aho ujya bakavuga ngo ntayo twakira uretse yo kwikoranabuhanga gusa. Wabigenza ute? Niyo mpamvu icyo twakora, hari abavuga ngo ntazo tuzajyamo ngo kuko zirimo Satani, zirimo ibyaha byinshi. Hanyuma nkababaza ngo mu isoko nta nyama z'ingurube mujya muhasanga? Bakavuga bati turazihasanga. Kuki mutazigura? Nako kuki nyine kuki mukomeza kurema isoko kandi hari iki? Hari inyama z'ingurube, hari ibisindisha. Uko niko mfata izi mbuga nkoranyambaga. Zifite umumaro wazo, umuvuduko wazo ushobora kwihutisha ubutumwa bwiza. Icyo mwe mugiciyeho akarongo. Ngo iki? Umuvuduko wazo ushobora kugenza ute? Kwihutisha ivuga butumwa. Iyo uri ku mbuga nkoranyambaga hari amagambo bahashira, baravuga ngo like, nukuvuga ngo dukunde, baragusaba kubakunda. Cyangwa bakavuga ngo dukurikire, follow. Cyangwa bakavuga ngo sangira n'abandi ibyo ubonye. Cyangwa bakavuga ngo iyandikishe, ari byo bita subscribe. Izo nshinga zose zirararika abantu kuyoboka abandi bantu, maze bakibera muri uwo mudugudu mutoya. Mwibuke bwa buhanuzi bw'uriya mwarimu wavuze ngo igihe kirageze ubw'isi izaba ari iki? Ari umudugudu mutoya. Ariko aha twahageze dute? Mbuga nkoranyambaga ndaza kuzigarukaho mu kanya. Icyakora uyu muvuduko ubundi twawugezeho dute? Hari igitangaza ntari bubonere ikinyarwanda, ariko mwese murakizi. Ni igitangaza cyitwa digitale. Ngo ni ngwiki? Digitale ni igifaransa, abandi bavuga digital. Ndetse muri division yacu no muri general conference muri rusange, ubu twinjiye mu cyiciro cyitwa digital evangelism. Digital evangelism ni kubwiriza ubutumwa dukoresheje ikoranabuhanga. Ibyo ntibisobanutse. Ni ukuvuga rero ngo za mbuga nkoranyambaga ku mukirisitu nizo gukora iki? Nizo kubwiriza ubutumwa bwiza. Iri jambo digital niryo ryahinduye amateka y'ikoranabuhanga turi kuganira uyu munsi. Guhera mu 1970 isi yinjiye mu mpinduka za vuba vuba cyane. Niho hatangiye kuza icyitwa email, kwa kundi wandikira umuntu ubutumwa ukoresheje email. Abuze uko nyishyira mu kinyarwanda. Zarakomeje zigeza mu 1980. Nuko muri iyo myaka nyine haza irindi jambo abantu bashyira mu kinyarwanda bakavuga ngo ni wa. Baramwumva babivuga wa.
ubundi iryo jambo ryitwa World Wide Web, bivuga ngo tusana. Mwari mwabona inzu y'igitagangurirwa, iriya niyo yitwa web. Bityo uko wakwigira kose uri kumwe n'abandi mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ikoranabuhanga ridushira hamwe tukamera nk'inzu y'igitagangurirwa. Uramutse usohotsemo ntabwo wabona uko uvuga ubutumwa kuko uba wahunze. Icyo kirumvikanye. Nuko ibyo bigeza mu 1991 ariho imyaka yakomeje kwiyongera, ikoranabuhanga rirakomeza. Abantu benshi bavutse mu 1980 basanze inkubi y'ikoranabuhanga yaratangiye, uburyo abantu bavutse mu 1980 ubundi babita digital natives, n'abantu basanze ikoranabuhanga ryaratangiye, ariko wenda aho byaterwa naho wari utuye igihe wavukaga. Nta muntu rero washobora guhagarara mu nzira y'uyu muvuduko w'ikoranabuhanga ngo avuge ko we agashaka kujyamo. Muri iyi minsi yacu abantu benshi cyane cyane abasore uzababona mu matwi harimo ibintu, mu ntoki harimo ibindi, telefone, headphones, umwanya wose, igihe cyose. Baba babifite batetse, baba babifite baryamye, ntibaruhuka ku mabona nijoro baranye inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Ibi ni ibintu dukwiye kujyamo, nubwo mbivuze mbasetsa, tugenda neza. Nawe tekereza ikintu ufite, uryamye, urya, ugenda. Iyo wibagiwe ninde wibagirwa Bibiliya akarwara agahinda? Iyo mwibagiwe telefone bigenda bite? Murasinzira? Imana idufashe ngo dusobanukirwe nuko ibintu bikwiriye kugenda. Ibi biratuma tugera ku cyo umuntu yakwita generations. Muzi ko mu rubyiruko rwacu tugira ibyiciro nyine, abagenzi, nubwo atariho nari guhera, ariko ibyo byiciro turabifite. No mu ikoranabuhanga burya harimo ibyiciro. Urugero, ubu hari yitwa Generation Z. Generation Z ni abantu bavutse kuva mu 2001 kugeza kuri uyu munota. Abo bantu bari hano bavutse kuva 2001 kugeza kuri uyu munota. Abo ngabo ntibashobora guhuza ibitekerezo n'abitwa millennials. Ba millennials bavutse mu 1980 bageza mu 2000. Abandi niyitwa Generation X, abo bavutse mu 1965 bakugeza mu 1979. Hari n'abitwa baby boomers, abo ni abambere yabo. Abasore batoya nigeze kumva babwira abasaza ngo mwembe muri BBC ngo ni born before computer. Abantu bavutse mbere ya computer, abatoya bakababona nk'abantu batagira umumaro kuko batazi aho ibihe bigeze. Nyamara muri iyi myaka uko ikoranabuhanga rirushaho kwiyongera, usanga itandukaniro tudapfa kuribona cyane, kuko tubona n'abasaza bari mu ikoranabuhanga, kuko iyo atarimo akazi karamujugunya, abura icyo akora. Ni ukuvuga ngo agasanga yarasigaye atazi nawe isi arimo. Nk'abadivantisiti rero dukwiriye kumenya ibi byiciro by'imyaka y'abantu, kuko kubimenya bituma tumenya uko tubigisha ubutumwa bwiza.
ntabwo uzajya muri generation Z ngo utangire kubabwira ibyo mu 1970, ntabwo babyumva. Igihe cyacu kirihuta cyane, isi irahinduka. Kuva aho Abashinwa bavumburiye imashini icapa ibitabo kugeza kuri uyu munsi aho umuntu atwara indirimbo zose na Bibiliya kuri telefone, akagera ku rusengero akaririmba adakoresheje urupapuro. Amajambere yaraje, amagambo araguruka agatembera. Nyamara nkuko nari maze kubibabwira, ntabwo ukeneye gusobanukirwa ngo ariko bikora bite. Numvise ikiganiro cyitwa bikora bite. Ntabwo ibyo bikeneye, ahubwo ukeneye ndabikoresha iki. Kuko n'umukecuru utazi kwandika azi ijambo ryitwa momo. Momo ntimuyizi? Bisaba ko umenya kwandika ngo umenye momo. Impamvu umenye momo ni iki? Ni ikirimo, n'icyukuramo. Bityo ibyo byose bikwiriye gutuma dusobanukirwa n'umurimo twahamagariwe. Hari imitego igera kuri 4 ijyanye n'ikoranabuhanga n'izi mbuga nkoranyambaga nifuza ko turebera hamwe. Umutego wa mbere ni icyitwa dosiye. Ngo ni iki? Dosiye. Ikintu cyose uhaye mudasobwa bikajya mu ikoranabuhanga kizakomeza kubaho kugeza Yesu agarutse. Nubwo wagisiba kuri telefone yawe, kiba cyagiye kuza abandi, kandi hari umuntu uri kuri serivere kuri iyi si ufite amakuru yawe. Niyo mpamvu uzajya kwa muganga, nibandika izina ryawe, bamenye yuko ukomoka, bamenye indirimbo zawe, bamenye imyaka ufite, nuko dosiye yawe igenda yiyubaka umunsi ku wundi. Iyo dusomye ibitabo ngo birabumburwa mu ijuru, hari umuntu wadusekeje ati ariko ibyo bitabo ubundi bizaba bimeze biti? Ese namwe mutekereza ko Imana ifite ibitabo binini n'impapuro? Yaba yarasigaye inyuma mu ikoranabuhanga? Ahubwo icyaba ibi bitabo bibumburwa, niba abantu bo ku isi bagira batya ngo bahati, bakamenya naho yaraye atabwiye abantu. Ku Mana bimeze bite? Ko ariyo igenzura isi n'abayibamo. Rero dosiye yawe nta kintu na kimwe ukora mu ikoranabuhanga kitayijyaho. Niyo mpamvu ugomba kwitonda. Ikibazo gikomeye ni uko amakuru yawe wibwira ko ahishwe, ntabwo ahishwe. Burya aragenda yiyongera, uwayashaka yayabona. Igihe cyose ufite telefone, igihe cyose hari interinete, ntabwo ushobora kwihisha. Icyo ni icya mbere cyitwa iki? Dosiye. Ujye umenya ko ufite dosiye yuzuye. Umutego wa kabiri ni icyo twita ubuzima gatozi. Iki? Nta muntu n'umwe ukigira ubuzima gatozi. Se n'ubuzima gatozi ni ubuzima bwite, private life. Nta hantu namwe ushobora kwihisha, nta banga. Ngo ntaki? Nushaka ko ibanga ryawe rimenyekana, uribitse kuri telefone, ntabwo uri bube ukigize ibanga. Noneho abantu bakora batya, rubyiruko bakifotoza bambaye ubusa ari batoya, njya mbabona. Cyangwa se agakora ibintu by'udukoryo by'abatoya. Nyuma y'imyaka 20 warubatse urugo, umwana wawe azagakurura ahantu akakwereka ati ariko mama, kuki wambaraga ubusa? Uzamusubiza ngo iki? Kuko birahari, ntaho byajya. Turi kumvikana? Ntaho byajya.
ntaho wakwihisha. Icyo kintu rero cyitwa ubuzima bwawe bwite ubyiteho. Abandi barakora amakosa ashobora no kubajyana mu nkiko, ndakigarukaho mu kanya njya gusoza. Mukaba mufite urubuga rwanyu rw'abashefu gide, mukaba mutangiye kuganira kuri pastor runaka, mugakurura ifoto ye mutanamubwiye, mwarangiza mukayivugaho ukuntu ari umuntu mubi, mukagira ngo ubwo muri kuri WhatsApp ngo nta wundi uri kugenza ate. Ikosa rikomeye ni ugukora ikintu kibwira ngo nta wundi uri kukimenya. Niba nta n'undi uri kukimenya, nawe ntacyo uzi se, ubwo rero ntabwo bikiri ibanga. Noneho iyo byinjiye rero mu ikoranabuhanga bijya ahantu hose. Umuntu ashobora rero kuzakurikirana irya forumu yanyu, mukabona barabahamagaje kubera ko mwinjiye mu ikoranabuhanga uko mwishakiye, mutitaye ku buzima bwite bw'abantu. Umutego wa mbere nababwiye ngo ni iki? Umutego wa kabiri, ubuzima bwite bwarasenzekaye. Umutego wa gatatu, umushyikirano n'imibereho y'umuryango nayo yarahazahariye. Umupapa afite telefone, madamu afite telefone, umwana afite telefone, bose bari kuri WhatsApp, kandi buri wese afite inshuti ze. Kandi muri iri koranabuhanga umuntu agira inshuti 100,000 atarahura n'umwe. Rukumvikana? Ndetse ngo abantu basigaye bahashakira abageni kandi ngo bagahura pe. Cyakora ntegereje ubuhamya bw'abantu bahuriye kuri WhatsApp cyangwa Facebook. Ntabwo mpakana ko igitangaza kitaba ngo babane neza, ariko siyo nzira. Umushyikirano warangiritse, inshuti abantu batazi, umwana afite inshuti umubyeyi atazi. Ibyo byose bigatuma dukwiriye kubitekerezaho. Kandi tukiraha hakaza n'ikibazo gikomeye cyitwa addiction. Mu gihe abantu barwanya ibiyobyabwenge, abantu bakwiye no gutangira kurwana intambara y'ababaswe n'ikoranabuhanga. Nababajije ngo iyo wibagiwe telefone yawe urasinzira? Mwahakanye, siko mwabyagenze? None se ko mobile nje nayibonye mu 1998, mbere yaho nari narapfuye, sinari ndiho. Mutekereza ko igituma uyu munsi ntashobora kuryama ntafite telefone yanjye ari iki? Namaze kubatwa. Reba mugenzi wawe mubwire ngo namaze kubatwa. Umwana naba batura muzaba mubatura, ariko ikoranabuhanga ibyo dutunze bitugize imbata. Ubwo ntabwo niriwe mvuga ku burwayi burimo bwo kumara umwanya munini ukoresha iri koranabuhanga. Munyibutse umutego turangije? Umushyikirano w'abantu urukuzenzekana, ariko hari abantu inyuma banza baguye mu mutego iriya. Umutego wa kane witwa umutekano. Wiki umutekano ni ikibazo. Ku ikoranabuhanga hari ibyonnyi, hari ubusambanyi bwitwa pornography, hari n'icyitwa cyberbullying, aho abantu bibasira abandi. Kandi namaze kubabwira ngo mwe kwibasira abandi. Icyo nacyo ni ikibazo gikomeye. Ikibazo mfite, mbese hari ahantu dufite umutekano? Zaburi 119 umurongo w'105 aravuga ngo ijambo ryawe ngo ni iki? Ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ni umucyo ugenza ute? Umurika ahacuze umwijima. Niyo mpamvu ikoranabuhanga ridakwiriye gusimbura Bibiliya, ijambo ry'Imana. Dufite rero ubutumwa, dufite inshingano
muri Matayo 28 Yesu amaze kuzuka yabwiye abigishwa ngo iki, ngo nahawe ubutware mu ijuru no mu isi, maze aravuga ngo mugende muhindura abantu mu mahanga yose iki, abigishwa. Niyo mpamvu tugiye kurebera hamwe uko twakoresha ikoranabuhanga mu guhindura abantu abigishwa. Umuhinde w'icyamamare witwa Gandhi yaravuze ngo uburyo bwiza bwo kwishaka ukibona ni ukuzimira ufasha abandi. Ngiye kubisubiramo. Uburyo bwiza bwo kwishaka ukibona ni ukuzimira ukora iki, ufasha abandi. Iri vugabutumwa twarikoresha dute? Iki twise digital evangelism. Ni ugukoresha telefone zacu, kompyuta n'ibindi bikoresho byose twamamaza ubutumwa bwiza. Niyo digital evangelism. Mbese muhuye n'umuntu akavuga ngo agiye kuroba amafi kuri Rubavu, kuri uriya musozi w'i Rubavu, nakumva uwo muntu afite mu mutwe hazima. None umuntu utari mu ikoranabuhanga, kandi miliyoni, ntago nababwiye abantu bareba Facebook ku munsi umwe bararenga miliyari 17, nibura miliyari zigeze kuri ayo ngaho mu minota, mu munsi umwe baba bageze kuri Facebook. Rero bana b'Imana, abantu bari mu ikoranabuhanga. Ujya kuroba amafi ayasanga he? Mu kiyaga. Natwe kandi turimo, ariko niba dushaka kuvuga ubutumwa bwiza ni ngombwa ko tujya aho abantu bagenje bate bari. None bari he? Mu ikoranabuhanga. Bari kuri WhatsApp, bari kuri Facebook, bari aho hantu hose twavuze. Ariko dukwiriye kujyayo mu buryo buteguye neza. Mu kinyamakuru cyitwa Adventist Review cyo ku itariki ya 15 umwaka wa 2020 bagiye kutubwira intambwe 5, kandi inzirangiza turaba dushoje 5 twakoresha kugira ngo tuvuge ubutumwa bwiza dukoresheje iri koranabuhanga. Ni ukuvuga telefone, imbuga nkoranyambaga n'ibindi byose turimo. Umugani wa munyezabura ati mwabindimo byose mu mugenze mute muhimbaza Uwiteka. Nicyo tugiye gukora. Telefone yawe ntabwo Imana yiguhereye gukoronga no koherereza abantu amafoto y'ibiterasoni. Iyo telefone iza gucira urubanza, kuko ufite intwari ikomeye yo kubwiriza ubutumwa bwiza. Yikoreshe muri ubwo buryo. Intambwe ya mbere rero, intambwe ya mbere ari itegeko kera mu bagenzi nize, muze kunkosora ni gutinya kubivuga, ariko byavuga ngo ni ukwitegereza uwo ni mu bagenzi. Ntabwo mbizi, niyo mpamvu nababwiye ngo ko mutsinzwe kare niho ni itegeko ntacyo. Icyo nkeneye ni ukumenya aho riri, kwitegereza uwo muvugana. Ariko Bibiliya ikanatubwira ngo ntabajyana batagenje bate. Niba twinjiye ngo tugiye kuvuga ubutumwa mu ikoranabuhanga, intambwe ya mbere niyo twita target audience. Ngiye kubivuga mu Kinyarwanda mu kanya, ariko nutazi kubivuga nimuvuge ngo target audience. Harimo ijambo ryitwa target. Mwaryumvise? Target ni bande shaka kubwira. Ni bande, kuko ntabwo wabwira isi yose icyarimwe. Birumvikanye? Mu ikoranabuhanga icyambere abantu nta mwanya bafite. Cyo kirumvikanye, bafite igihe gitoya gusa. Ariko ni bande? Ni bande ni kimwe nuko ujya kubwiriza abantu ugomba kumenya abushiriye ubwo butumwa. Iyi ntambwe ya mbere yo kumenya abo ugiye kuvugana nabo
nukumenya ibyo imico yabo. Hitamo umuryango uzajya woherereza umurongo umwe wa Bibiliya n'indirimbo ya mu gitondo. Urebe ko babishaka, urebe ko babikunda, iyo irabibaye target audience yawe. Kirumvikanye? Wifata ibintu byose ngo bihere abantu rimwe icyarimwe. Intambwe ya kabiri, fata ingamba. Ngo fata iki? Ingamba. Kuko nanone ntabwo ujya mu bintu bitagira gahunda. Mu rusengero niba dufite urubuga rwa WhatsApp n'urugero cyangwa page ya Facebook y'itorero, nta bindi bigomba kuhajya. Ngo ntaki? Ntabwo tuzashyiraho anniversaire yacu, ntabwo tuzashyiraho inka zacu zabyaye, kandi umurongo w'itorero atari ukorora inka, ahubwo tuzaba dushyiraho iki? Ubutumwa bwiza. Icyo kirumvikanye? Twe kwihutira mu bintu tudafite ingamba. Rero dufate ingamba. Intambwe ya gatatu, dukore ubushakashatsi. Dukore iki? Ubu bushakashatsi mwe kubumva nkaho ari ubwo muri universite, ahubwo mbere yo kuvugana n'abantu banza umenye ibyo bakeneye kubafashisha. Nicyo nise ubushakashatsi. Maze ibyo ushyira ku mbuga nkoranyambaga, zaba iz'itorero, zaba izawe nk'umukristo, shyiraho ibigarura abantu kuri Kristo Yesu. Intambwe ya kane, gerageza gushyikirana n'abantu kugira ngo batagira ngo wowe uri uwo kubaha ubutumwa gusa ntubitayeho. Icyo kirumvikanye? Hari umuntu ubwiriza abantu ariko akababwiriza atabakunze. Uwo ni Yona. Ntabwo dushaka Yona wo mu ikoranabuhanga. Intambwe ya gatanu ariyo ya nyuma, ngiye kubasetsa tutarasoza, ni ikintu njya numva cyitwa ngo gutwika. Ngo kugira gute? Namwe mujya mutwika se? Ku buryo wambara uniforme yawe ukavuga uti uyu munsi haracya, ngo hagiye gutokombera. Cyakora umusaza uvuga ngo hahiye nawe abafite ibibazo. Ariko rero muri iri jambo gutwika bariteruye mu ikoranabuhanga ryitwa buzz. Ryitwa iki? Buzz. Buzz kwa inzuki ziri kuvuga kwa kunizijwigira cyangwa telefone, nicyo mu cyongereza cyitwa buzz. Iyo bavuze ntabwo ari buzz yo kuririmba, ni buzz. Iyo bavuze rero ngo umuntu ngo ari gutwika, abavuga ngo abantu bose bari gushaka kumureba, nicyo bivuga. Hano rero icyo turi kuvuga, iyi ntambwe ya nyuma, shaka uko ukora ubutumwa buri busigira abantu ikintu kandi batazibagirwa cy'agakiza kawe. Haleluya. Amen. Ikintu cyiza batazibagirwa cy'agakiza kabo, niyo ntambwe. Mbese ku buryo umuntu wese yumva uri gukomanga ku rugi rwe, ntambaza ngo ibyo ni ibiki? Itorero ryacu rikungahaye ku byo guha abantu. Dufite ibitabo byinshi, ariko ku ikoranabuhanga nka WhatsApp ntabwo ujyanaho page yose. Njya mbona abantu banditse, shiraho umurongo umwe. Ingahe? Umwe ariko wavanyemo ushobora gusigira umuntu ubutumwa. Ariko uhora ubikora. Ugenza ute? Ujya utanga umurongo umwe uyu munsi, ejo utanga undi. We guterura Yobu yose ngo uyu munsi ngo mbahaye Yobu ngo ndi mu ikoranabuhanga, nta muntu uzabisoma. Ahubwo gira uti, kandi bwira umuntu uti, dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kuva mu byaha niko kujijuka. Nurangiza umushyirireho indirimbo, urabushoje ibyawe by'uwo munsi. Niko mu ikoranabuhanga bakora. Bavandimwe, ku bijyanye n'imbuga nkoranyambaga mu nsengero,
ariko kuri uyu munota tuva tumenye ngo niba ari urubuga rw'abashefu gide ruvugirwaho ubutumwa rw'abashefu gide bugarura abantu ku gakiza, ntabwo ari ahabera inama zirwanya ubuyobozi. Kandi ubwo ntaheruka aha ndi mu mwanya mwiza wo kubaganiriza ibyo bintu. Ntabwo ari urubuga rw'itiku ngo ribikoresha amatiku, ahubwo nikoresha buhanga. Ni ahantu dukwiye kwitonda, ndetse abayobozi b'itorero, abakuru b'itorero n'abapasitoro dukwiriye kumenya icyo urubyiruko rwacu ruri kudufasha n'ibiri kuri izo mbuga nkoranyambaga zivuga ku itorero. Icyanyuma, tandukanya itorero n'ibitekerezo byawe bwite. We kumfotora duhuriye mu nzira ngo uvuge ngo dore iki itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi rivuga. Niko rivuga? Amafoto yawe, iby'umuryango wawe, amasambu n'ibindi ni ubuzima bwawe bwite, bitandukanye by'ihabya n'icyo uri kuvuga ku itorero. Wikwigira umuvugizi w'iri torero ritagutumye ngo uvuge ngo dore iby'Abadiventiste bemera. Mu ikoranabuhanga harimo ibibazo byinshi, tuzagira igihe tubigarukeho, ariko dushimira Imana yaduhaye ikoranabuhanga dushobora gukoresha ubutumwa bwiza bukihuta. Yesu Kristo arashaka guhaza ibyifuzo by'abantu be. Muri Zaburi haravuga ngo iyo arambuye igipfunsi cye ngo ahaza kwifuza kw'ibyaremwe byose. Araturarika kumukurikira. Dushobora kubikora dukoresheje imbuga nkoranyambaga n'ibindi bikoresho byakwamamaza ubutumwa bwiza. Ibyo kugaburira abantu birahari. Nitumara kubyubaka tuzabwira abantu uyu murongo, ari nawo nshaka ko buri wese icyo mugiye kubabwira muvuge ngo nimusogongere mumenye ko Uwiteka agira neza. We kwandika mwandikira uti sogongera umenye ko Uwiteka agira neza, maze ushireho ifoto y'abamaster guide, maze umubwire uti nuko byari byifashe ku Gisenyi. Iri joro ndashaka abantu barenga 800 babikoze, avuga ko bagiye kubikora bazamure batya. Icyo gusa nicyo mbatumye. Umwanya muri niduhura tuzagaruka muvuga muti wa murongo waratwitse. Imana ibaho umugisha, kandi dukoreshe ikoranabuhanga tuzi neza ko Uwiteka ari we muyobozi, kuko ijambo rye ari itabaza ry'ibirenge byacu, ni umucyo umurika hacuza umwijima. Mu izina rya Yesu dusenge Imana. Urakoze Nyagasani Imana, iri koranabuhanga rishobora kuduhitana turamutse tutarijyanyemo nawe. Niyo mpamvu twicishije bugufi twemera ubuyobozi bwawe, kandi dushaka kukugarurira benshi kubw'ibi bikoresho waduhaye. Bidufashemo ubidushoboze mu izina rya Yesu, amen.